Reka nongere ngusuhuze kandi nguhe ikaze ukunda ububyutse Elio TV. Amakuru nkuzaniye nyaboneka avugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, n'amakuru avugwa ku byamamare bigiye bitandukanye bikora umuziki, ariko bikora umuziki disi wo kuramya Imana no guhimbaza Imana. Amazina yitwa Jado Sinza. Yatangiye kuririmbana n'umugore we nk'itsinda. Ibi murabizi ko bibaho cyane. Umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Jado Sinza n'umugore we Esther Umulisa amaze kwinjira byeruye mu ruhando rw'abandi cyangwa se rw'andi makouple asanzwe akorana umuziki. Muri iki cyumweru kiri kugana nyine ku musozo nibwo Jado Sinza na Esther bashyize hanze indirimbo yabo nshya isa nkaho ari nayo ibinjije byeruye mu muziki nk'itsinda bise Imbabazi. Mu minsi 3 gusa imaze igiye hanze cyangwa se igiye ahagaragara, imaze kurebwa n'abarenga 64 ku rubuga rwa YouTube. Ni indirimbo yakomotse mu kumva imbabazi z'Imana n'urukundo byayo nyine bitangaje, ibishimangirwa n'ijambo ry'Imana rivuga ngo Adamu wa mbere yazanye umuvumo kandi uwo muvumo ukurikirana bose, ariko Adamu wa nyuma ari we Yesu Kristo yazanye ubugingo buhoraho. Iyi ndirimbo nshya yumvikanisha ko ubusanzwe nyine umuntu wese avukana icyaha cy'inkomoko akomora kuri Adamu, kugeza igihe cyose nyine yizeriye umwami Yesu Kristo, hanyuma yamwizera ibya kera bikaba bishize nyine agahinduka icyaremwe gishya. Mu kiganiro rero yagiranye n'Inyarwanda, Jado Sinza yatangaje ko ari we wahaye Esther igitekerezo cyo kuba bakorana nyine umurimo nk'itsinda, cyane cyane ko na mbere y'uko nyine abana yari asanzwe amufasha mu bitaramo no mu ndirimbo zisanzwe. Yagize ati n'ubundi Esther yari asanzwe amfasha na mbere y'uko tubana, noneho ahinduka umufasha wanjye. Urumva nyine Imana ibi byemeje mu gihe ashoboye bimwe mu byo nkora, ashobora kumfasha nanjye nkamufasha, tugashyikirana muri byose nk'umuryango. Nicyo gisobanuro cy'umufasha. Nyine akomoza ku ndirimbo yabo nshya yasobanuye ko inganzo nyine yayo yavuye mu ijambo ry'Imana ndetse n'ubuhamya bw'ibifatika bw'abahoze nyine ari imbata z'ibyaha, Yesu Kristo akabahindura mu buryo butangaje. Ati nuko indirimbo yanjye dutangirira nyine izo mbabazi z'Imana n'urukundo, irimo ubutumwa nyine buvuga ko Imana ari nk'imbabazi yuzuye kandi ikaba yuzuye urukundo. Mu nyikirizo iyi ndirimbo yayo nyine baririmbana cyangwa se barimba bavuga ngo mbega imbabazi urukundo rutagira akagero, byangize uwa Yesu, ubu nduwe ndaririmba urukundo. Haleluya, haleluya. Ubu ndumwe na Yesu, urukundo rw'iwe nanjye rwangezeho, naraganwe na Kristo. Jado Sinza rero kandi avuga ko intego afite ari iyo gukomeza kwamamaza inkuru ya Kristo haba mu Rwanda no mu mahanga, mu rwego rwo kwifatanya n'abandi bizera kugira ngo intama nyine abageza kuri Kristo. Ati gukorana umurimo ni ibintu byiza biryoha, iyo muhuje mufite intego imwe ni byiza cyane. Turasaba Imana ngo niduha n'urubyaro narwo ruzadufashe, bizaba ari umugisha. Uyu muramyi kandi arasaba abakunzi be Jado Sinza and Esther no gukomeza kubashyigikira mu buryo bwo kugeza nyine ubutumwa bwiza kuri benshi bashoboka, ko babaha inkunga iyo ari yo yose ishobora kuberekeza muri uru rugendo rwabo nyine rwo kuvuga ubutumwa binyuze mu ndirimbo. Kuwa gatandatu tariki 27/24 nibwo nyine Jado yasabye anakwa nyine uyu madamu Esther, aba bombi banasezerana nyine imbere y'Imana mu muhango wabereye mu rusengero rwa ADEPR i Remera hariya mu mujyi wa Kigali. Birumvikana hari kuri tariki ya 5/24 nibwo Jado Sinza ndetse na Esther Umulisa bemerewe n'amategeko ya Leta y'u Rwanda kubana nk'umugabo n'umugore mu muhango wabereye mu murenge wa Kimironko mu mujyi wa Kigali. Aba bombi bari bagaragiwe n'abarimo Bosco Nshuti, Joshua Ishimwa,
ndetse na Nema Marie Jeanne nyine mukuru wa Esther Umulisa. Ku cyumweru tariki ya 2/2024 nibwo Jado Sinza yerekanywe muri ADEPR nyine ku Mukenke n'umukunzi we bitegura kurushinga nyine bakabana akaramata binyuze mu nzira y'Abakristo. Uwo munsi nabwo byamenyekanye cyane ko bakundana, mu gihe nyamara inshuti zabo za hafi zivuga ko barambanye mu rukundo, ahubwo nyine barugize ibanga cyane. Jado Sinza kandi yakunzwe mu ndirimbo zirimo Amateka, Itorero, Gorigota, Ndi Imana Yawe, hari indi yitwa Yesu Warakoze, hari n'iyitwa Inkuru y'Agakiza, ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Umufasha we kandi Esther Umulisa bari bamaze igihe bari mu rukundo, bagize ibanga ndetse basanzwe nyine bakorana umurimo w'Imana, aho Esther yari umuririmbyi bakunze nyine gufasha cyane Jado mu bitaramo nyine bigiye bitandukanye ndetse no mu ndirimbo ze. Iyi couple ije yongera ku zindi zimaze igihe mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana, murazizi cyane, harimo James and Daniela, harimo Amanda Fung ndetse na Kavutse Olivier barizwa hariya muri Beautiful Ash na Prayer House. Harimo kandi uwitwa Fabrice Nzeyimana n'umugore we Maya Nzeyimana, harimo Ben na Chance, ndetse kandi harimo n'uwitwa Manzi Nelson n'umugore we Irakizo Eunice, harimo n'uwitwa Papi Clever na Dorcas barimba nabo indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, cyane cyane bo bibanda nyine mu kuvugurura isomo ry'igitabo bisa n'uwitwa nka Synthetic. Hari kandi na nyine witwa Zabloni Ndikumukiza n'uwitwa Mugisha Deborah, murabazi. Harimo witwa René Patrick ndetse na Tracy Agasaro usanzwe ari umunyamakuru wa RBA kuri televiziyo yayo nyine ya kabiri izwi nka Kestu. Nabo nyine baheruka gutangiza itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana. Rero tuvuye kuri ibyo tukareba ku yindi page, reka twerekeze hariya i Roma, aho abakristo nyine bishimiye kongera kumva ijwi rya Papa Francisco nyuma y'igihe kirekire. Murabizi uyu mugabo amaze igihe kirekire ari mu bitaro, Papa Francisco kubera uburwayi n'indwara ngo z'ubuhumekero nka bronchite, indwara zakunze kumwibasira cyane kuva na kera, kandi si ibyo gusa, asanzwe afite n'ikibazo cyo kuba agendera nyine mu kagare. Abakristo rero bishimiye kongera kumva ijwi rya Papa Francisco kuva yajya mu bitaro nta foto cyangwa se nta video, nyine nta byigeze bitangazwa pe, nta muntu ugeze umenya ngo Papa Francisco babayeho ute. Abakristo rero bakaba baragiye bagaragaza icyifuzo cyo kumwumva cyangwa se kumubona, nk'uko tubikesha ikinyamakuru ABC News. Ku mugoroba wo kuwa 6 Werurwe 2025, mbere y'isengesho ryo kumusabira riba buri munsi ku rubuga rwa Mutagatifu Petero, Papa Francisco yahaye abakristo ubutumwa mu ijwi rye bwite abashimira uko bakomeje kumusabira. Papa Francis kandi amaze ibyumweru 3 mu bitaro, yoherereje nyine abakristo ubutumwa bw'amajwi bwuje amarangamutima abashimira nyine ku bw'urukundo bakomeje kumugaragariza ndetse nyine no kubwo kumusabira. Mu ijwi rero ryumvikanamo intege nke, Papa Francisco yarateruye agira ati, ndabashimira mbikuye ku mutima kubw'amasengesho yanyu munsabira. Imana ibaho umugisha kandi Bikira Mariya barinde, murakoze. Ni inkuru zagiye zivugwa cyane hirya no hino, ni inkuru zagiye zandikwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Bamwe bavuga ngo i Roma barimo baritegura umuhango wo gushyingura Papa Francisco. Amagambo na Papa Francisco ubwe nyine avugaga kenshi nyine kubera yumvaga acitse intege mu mubiri, avuga ko bitoroshye kugaruka. Ibitaro nabyo Agropio bikavuga ko nyine nabyo babona ko bikaze cyangwa se ko ubushobozi bw'umubiri we buri kugenda bukendera, kandi nyine urumva n'imyaka nuko ni ibintu nyine bimaze igihe kirekire, bigatuma nyine habaho kuba wakibaza ati si ubuzima bw'uyu
umushumba mukuru wa kiliziya gatolika ku isi, ese buragana cyangwa se burerekeza hehe? Kuri ubu rero akaba yatanze ijwi rye, akaba yumvije abantu impumeko cyangwa se yanyuye kubaganuza ku ijwi rye kugira ngo nyine abashimire cyangwa se abasabire kuri Nyagasani uko bakomeje kubyitwaramo mu gihe cy'izi ndwara cyangwa se mu gihe kigoye arimo. Akaba ari nayo mpamvu rero uyu munsi yagize atya akavuga ati reka nshimira abantu banjye. Ni nawe rero dushyiriye ku musozo, tuganishije ku musozo amakuru nakubwiyemo, amakupure agiye atandukanye yagiye ajya gukora imiziki cyangwa se akora umuziki. Twungutse indi kupure nshya gukora umuziki, Jado Sinza ndetse na Astar Humulisa. Twakubwiye kandi inkuru ya Papa Francis nawe ubwe waganuje cyangwa se wongeye kuvuga abantu bakongera kumva impumeko ye. Izo ni inkuru twakubwiye, ni mwibokamana. Wowe ndagushimira cyane, ndagushimira cyane aho twabanye, ndanagushimira nawe twabanye ari ubwa mbere. Gusa nyaboneka mujye mukora subscribe, muduteze imbere, mugende mushyire na shares muhe abandi bumve ibiganiro nk'ibi ngibi tukugezaho, nabo bibarimo kuba badukunda cyangwa se badushyigikira. Ndetse kandi ikindi nsaba nuko mwajya muza tugafatanya kugira ngo tuzamukane, tuzamure uyu muryango mugari ubyutse Royal TV, urajya ubagezaho amakuru agiye atandukanye avugwa kwibokamana. Njye rero ubu ngubu nagushimira cyane ho tuba twabanye rwose. Amakuru nahagaruka hano. Ciao ciao.